u Rwanda rwabaye rwa rundi rubuza abantu freedoms, abantu ntabwo binyagambura, barabuza church, barabuza amakanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite, kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ni ukuvuga ngo ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo makiriziya 700 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwi. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo. Ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Nujya kubihungabanya, turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze. Kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, hari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite. Ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi, mwikorere ibyo mushaka. Hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze. Ni nko kuvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ni ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Tuze kandi gushimira gukurikiye Ukwezi TV, udukurikiye uri mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye, n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Imwe mu nkuru zikomeje kuvugwaho cyane n'ijyanye n'ifungwa ry'insengero zikomeje gufungwa hirya no hino mu gihugu, bitewe n'uko urwego rw'imiyoborere RGB rusuzuma rugasanga hari ibintu bitandukanye izi nsengero zitujuje. Mu gihe abantu benshi bakomeje kwibaza amaherezo y'ibi bintu, abantu barimo Pastor Antoine Rutayisire bo baherutse kuvuga ko Perezida Paul Kagame ashobora kuzakemura iki kibazo mu gihe azaba arimo kurahira, dore ko biteganyijwe ku cyumweru ku itariki 11 z'uku kwezi kwa munani. Nyamara Perezida Paul Kagame si ubwa mbere avuze ku bijyanye n'insengero, kuko mu mwaka wa 2018 mu gihe yari mu muhango wo gusoza umwiherero yagarutse kuri iki kibazo cy'insengero, ndetse anagaragaza uko we akibona. Mvuge ngo noneho twebwe umuco wacu ni uwuhe? Umuco wacu twahisemo dushaka gukurikiza uwuhe? Abo ndagera ku bindi natinze ku muco uranga abantu, umuco wo kwiyoroshya, umuco wo gukora, umuco ni ukuvuga ngo ubudahangarwa, kuvuga ngo kubera ko imeze ntya bashaka kuba uko nshaka, uko meze, ntawuza kuza ngo mpungabanye ashake kungira kuba nkawe. Ndaba uko nshaka.
kubereye abo bantu bahisemo kumera gutyo. Ejo ngira ngo niba ejo navuzeho ikintu kirahita kiragenda, ngira ngo twahoze tuvuga, ngira ngo hari mu kiganiro twakomoje ku kintu cy'amadini cyangwa ibintu nayo akabaho mu kajagari. Ejo sinzi niba mwibuka cyangwa ejo twabivuzeho. Reka mbabwire, naho nabonye nyine bavuga ko niba ari nko mu mujyi ubwabo bafunze 700 mu mujyi wa Kigali, ubwo za boreholes zitanga amazi nta nizo dufite 700. Ashwi ikindi kintu cy'umusaruro tugejeje kuri 700 muri uriya mujyi ni iki? Ni amafactory turayafite. Aha, ariko amadini 700 mwarinze no gufunga. Ubwo bivuze ngo ni akajagari. Akajagari kabaho kubera uko system iteye, uko iriho. Kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere. Ariko reka nkwereke, akajagari nka kariya kaba ahantu h'ubwoko bubiri. Kaba ahantu abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye, hanyuma amategeko cyangwa ibindi bashyizeho akazabishyira ku murongo, cyangwa se ayo mategeko akabibuza kuba byagira ingaruka mbi aho biri. Aho niho hambere. Buriya ari Amerika twavugaga, ari ibihugu byo mu Europe, rimwe na rimwe bo aho kajagari karahaba, nta n'icyo kabatwara. Nubwo abantu baho barenzwe bari mu bindi, naho kajagari kagenda kakavuka, bafite amategeko bubatse, bafite structures ziriho zibarinda ako kajagari kakaba, ariko ntikagire icyo kabatwara. Ahandi kaba ha kabiri ni mu batagira icyo bagira nkatwe, ku mpamvu iyi itandukanye n'impamvu y'abariya bandi. Impamvu ni nyinshi, ndavuga nkeya. Iya mbere, izi uko duteye u Rwanda, Afurika henshi, uko isi tureba, uko dushaka, natwe kandi ibyo dusa n'abemeye ni ukwibera ako kajagari tugahera aho ngaho. Tukaba akajagari karaho amadini mu macaci 700 mu mujyi wa Kigali, nubibuza u Rwanda rwabaye rwa rundi rubuza abantu freedoms, abantu ntabwo binyagambura, barabuza church, barabuza amakanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite, kandi barabizi ko ntacyo ufite.
ni ukuvuga ngo ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. niho nabarije ngo ariko ubundi ayo makiriziya 700 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwi. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo. Ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Nujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze. Kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, hari za tekinoloji ko dufite izihambaye, tukomeza dutera imbere, ibyo turabifite bindi. Bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi. Nimujye no mu bindi, mwikorere ibyo mushaka. Hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo ni mukomeze. Ni nko kuvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ni ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza, umuco wacu ubaye uwuhe? Twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki? Reka mbigarure ku cyatuzanye hano cy'ingenzi. Twagiye tuganira policies twanashyizeho ndetse nziza. Rimwe na rimwe nagiye natangara niyo zaba zifite aho tugomba guhindura, twabihindura. Ariko ngira ngo ikiganiro cyari kiri hano ku ruhare runini twasuzumaga, ariko policies dusanganywe ndetse ku gice kinini nziza bipfira he mu kuzishyira mu bikorwa kugira ngo tugere aho dushaka kugera, kugira ngo tubone results twashakaga. Bipfira he? Rimwe na rimwe abafashe ijambo ntasobanura icyo, ahubwo agashaka kongera gufungura debate yo kuganira za policies niba arizo cyangwa atarizo. Ariko ibyo bikwiye kugira umwanya wabyo. Niba bishaka ko tuzisubiramo, ibyo bifite umwanya wabyo, kandi uwanabiza navuga ati genda ndabona hari aho bikwiye guhinduka, twamwemerera ko afite ishingiro, nta kibazo tukabiganira. Ariko ntabwo najya kuri ibyo cyangwa mbitindeho, nizo ufite zidafite icyo zinenga utazishyira mu bikorwa. Nicyo dusuzuma, nicyo kuvuga ngo ibintu byose ko bihari, ibitekerezo ko bihari, twagombaga kubakiraho dukora ibyo dukora ngo tugere aho dushaka kujya. Ndetse na resources zimwe hari zishobora kuba zidahari, sina nkeya wenda zidahari,
ariko na mbere y'uko njyaho kandi naho nzahagera ndabanza nkabaza ngo ariko ibyo twari dufitiye resources ibyo twarabikoze byageze aho byagombaga kugera bishingiye no kuri izo resources ziri mu maboko yacu. Iyo niyo discussion twagombaga kugira, wenda yarahabaye ku gice kimwe, ariko hari n'ikindi tabaye tujya mu bindi bitasubiza icyo kibazo. Reka ngerageze kugisubiza ku gice kimwe nacyo, sindi busubize byose wenda. Ndagaruka no kuri wa muco. Wa muco tutagira dusangiye duhuriraho, utugendamo, uturanga mu bikorwa, ufite uruhare runini muri icyo kibazo. Ndaza kubaha ingero. Urwa mbere, urugero rwa mbere nabyo twabivuzeho hano, ndibuka ariko yari meya wa Rulindo ngira ngo wavuze ko abantu bakwiye kumanuka bakajya mu ngo, bakajya mu homesteads, aho kuguma gusa bareremba hejuru cyangwa bategereza abantu ko ari bo babasanga mu biro. Niwe biriya bifite impande nyinshi nshaka kuvuga. Iya mbere, wabanza akanabaza ngo ariko kuki n'ubundi bibuzwa n'iki? Bibuzwa n'iki kuki tutajyayo? Habuze umuco, hari akabazo k'umuco kabuze. Umuco, aspect y'umuco ibuze ituma tutajyayo, nuko ariko twumvise kuba abayobozi. Kuba umuyobozi uricara ukagangara, abantu bakaza kugushengerera, kukuramya, ndetse n'abahageze rimwe ntubabonera umwanya, ndetse niyo waba ufite bigatinda kugira ngo babanze bumve uburemere bwawe, wumve ko wageze hano ugahera kumubona, ashobora kwibeshya akibwira ko mungana. Ugomba kumutinza rero ngo amenye ko mutangana. Ubu icyo gihe ntukemure ikibazo kandi yafashe inzira yaje kukureba. Icyo kibazo kijyanye n'umuco, n'imyifatire, imikorere. Uwamanutse rero wagiye kujya kureba abaturage babikoze rimwe mu gihe kirekire, iyo yamanutse ni nk'aho ijoro ryaguye, aramanuka ukagomba kubyumva ko yaje. Ntimunatwara umwanya muganira icyamuzanye cy'akazi, ahubwo ibintu byose bigahagarara, ukagomba kumwakira, ibintu byose bigahagarara, ntihagire ikintu gikorwa n'abari mu biro bakabivamo. Hagati aho ikihaba rero murakizi nyine. N'uwamanutse baragenda bakamukinga rwa rukuta rw'abamwakiriye, akabona ibyo gusa. Ibiri inyuma yarakwiye kuba abona, ntabyo abona. Ndetse urwo rukuta rwakwakiriye ahubwo rukakwereka, urukuta bakandikaho icyo bashaka kubona. Ikibazo kiri inyuma y'urwo rukuta ntacyo ubona, ugataha ubona bya bindi
ushyize imbere bakweretse. Expense igenda aho ngaho, gucicikana kuri aho ngaho ibintu rwose ndahera ku ngero, ntabwo ari ibintu mpimba, ngenda avuga ibintu niboneye mbona buri munsi, mbaho mo buri munsi. Muribuka rimwe nigeze kubabwira, twagiye ngiye mu misozi yo, nabonye umwanya nagiyeyo. Icyambere, ahatari umuhanda bahashyira umuhanda, bujya gucya imihanda yose bayitunganyije inyerera rwose. Nkabaza, ariko uyu muhanda kutari bimeze bityo hashize imyaka 10? Navuze ko nzaza hashize icyumweru kimwe. Mu cyumweru kimwe izo resources zabonetse gute kugira ngo bakore uwo muhanda? Kubera ko ngiye kunyuramo ku buryo zitabonetse muri ya myaka ishize ngo bahakore hamere haryo. Resources ziboneka zikora umuhanda, ari uko perezida agiye gusura ahantu, ziva he? Ndashaka kubabwira ko zitava mu President's Office. Zigomba kuba zifite aho ziri, n'ubundi zari zikwiye kuba zakoreshejwe no kugira ngo n'abo baturage babone aho banyura. Kuki biboneka uwo munsi? Nabyo murabizi umugani wabivutsemo. Hari ubwo ntabwo ari ibintu mpimba. Hari ubwo nagomba kuza, in fact ni muri aka gace mu Eastern Province, right? Hanyuma nza kugira impamvu zimbuza kutaza. Abaturage babwirwa ku munota wa nyuma ko ntakije, ko nagize ibyambujije. Okay, barababara ko perezida ataje kubasura, banantumaho ndetse, ariko banshimira ko nibura nari nanabitekereje kuza kubasura. Ariko barambwira batari kuzi n'ikindi, niyo waba udafite umwanya ubizi kutaza kudusura, jya udutumaho ko ugiye kuza. The simple reason was, iyo wavuze ko ugiye kuza, ibitakorwaga birakorwa, n'imihanda ndetse bakayikora. Jya uhora udutumaho ahubwo buri kwezi uti ndaje, ubwire bariya abayobozi uti ndaje, hanyuma nushaka wo kwirirwa uza. Icyo twifuzaga kirakemuka. Ibyo nabyo ikibuze wibwira ko ari iki? Ntabwo ari ukubera ko hatari hari means, hatari hari uburyo bwatuma ibyo bikorwa. Abantu bibereye mu bindi. Ni umuco wo gukorera ku jisho, ngo araje, then reka dukore. Igihe ataraza cyangwa bataratubwira ko ataraza, reka tube twikorera ibyacu. Ngo ni abayobozi, reka tube dukora ubusa cyangwa reka tube twikorera ibyacu. Ni ukuvuga ngo ni ka kajagari ko mu mico. Hari imico tudafite, tubuze. Ntabwo ari resources zabuze, ntabwo ari uko hatari abayobozi, habuze umuco. Umuco muri cya kindi nabanjirijeho rero nacyo kuvuga ngo umuntu araje, perezida araje, minisitiri araje, PS araje, meya araje, aho kugira ngo aze ajya mu bintu bikorwa bikosora ibitagenda neza bigira bite, araje. Therefore, freeze everything. Freeze it. Let's pay
the bill, let's pay the bill yo kumwakira. Ibyo gusa se byonyine kugushagara kukugendaho ukagira utya harushye ikote ukaba uyikuyemo urayijugunya bakayakira bakayifata bakikorera bakakugenda inyuma urukweto rwawe ukavamo bakaza biruka kuri ubusubirizamo nuko ibintu bigacikaga buri wese aza do you know how much we spend on that? Erega niba ari na factory ugiye kureba uko ikora barayifunga n'abakozi bayo n'uyiyobora n'uki aje kukwiruka inyuma nta nubwo aje kugusobanurira ntabwo ari kugufatira iryo kote ujugunya kubera ko wagenze cyane ufite gusa ibyo kandi bikaba ku nzego zose. The cost of protocol ikintu cya protocol kitubamo ni umuco mubi. Yes, ni umuco mubi ukabije protocol mugira. Erega na hano turi twaje muri retreat ariko hari abantu bamwe ugasanga abantu batanu bariruka barashaka intebe imwe y'umuntu ari bwicareho kumenya niba ihari. Umuntu umwe abantu batanu biruka inyuma y'intebe. Ntimwitwa ngo muza mu mabasi buriya kiriya kintu cyo kuza mu mabasi twicara bari mu basi mw'abantu 10 ntabwo ndazigenderamo ariko nzi bigendamo. Hari aho hari ugomba kwicara abandi bakirunda ku ruhande rumwe kugira ngo abone uko yisanzura. Abantu baremereye ntabwo begera gutyo. Intebe yakanaka yabonetse ariko mu ibasi bakaza biruka ibasi n'ubundi harimo intebe enewe uraza kureba niba harimo intebe yakanaka gute kuzirimo ari bugenda kicaramo. Urajya gutwara umwanya wo kujya kurebera basanga PS ararwana n'abari mu ibasi ngo arashakira minisita w'intebe mu ibasi. Nujya niba itarimo urava mujye mu yindi kandi abagomba kuguprotokora mu ibasi kureba niba intebe ya minisita irimo kugira ngo bigende bite ni mwebwe mbaza kandi nimwe mubikora buri munsi. Abantu baraza barahera umunsi wa mbere bakwirukanka inyuma baguprotokora kubera iki ngo bigende bite? Iyo cost, iyo expense ni iki? Ariko noneho the mentality of it ubwabyo kuki tumva ngo nibyo it is what costs us kutabona bya bindi tugomba kugeraho kuri icyo kibituza. Ndababaza rwose bombe babwira mureba bingeze hano ndabibona buri munsi almost I feel like fighting.
n'uwo wabwiye ukabona the next day abisubiyemo. Birirwa babirukanka inyuma, mugera nabo no mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo, mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguprotokora. Ni iki? What is it? Nagira umbwira, I feel of the importance of that. Nagira ubimbwira. Bayobozi muri hano bimvuga muracecetse, ariko ndabizi ko mubizi, ndabizi ko mubibona buri munsi, bikagenda bigahinduka ikintu nanone cyo gukinga abantu ku maso ngo utagira icyo ubona nyine, kubera ko ni byinshi batakoze, ni byinshi bakoze nabi, cyangwa ni byinshi bigwijeho babyambura abo byari bigenewe bitwa ngo ni abaturage. Ni tactic, kuguma ku maso utabona. Kuki kujya muri province, muri minister, bigomba gufatwa nkaho ari favor wabakoreye? Why? Kuki? Ku buryo ndetse bagomba kumva ngo niba bataragufashe neza kuri rwa rwego dufatwaho neza, bigasa nkaho niba batarugezeho utazanasubirayo. How do we explain this? Ubwo mureba ndiho mbasubiramo ibi, nirinze no kuvuga amazina, nirinze kubaha ingero ngo natura amazina ngo mvuge kanaka, birirwa bamwiruka inyuma batya bamukorera ibintu bitabaho. Igihe iyo mbibonye ahubwo ngera hano, ku buryo hari n'abari hano nabwiye personally, mfata telefone nkamutelefona nkamubwira nti nzongera kubona wemera ko bagukorera biriya, umunsi nzongera kubibona bizajya kurangira nagufayarinze. Barahari hano, nimushaka n'amazina nayababwira, ni benshi. Abantu mumanuka mu ndege hariya ku airport Kanombe, abapolisi bafite za ranks, ba managers ba airline, ibintu byose bigahagarara, aho kugira ngo wowe manager cyangwa polisi urashinzwe security, we manager ushinzwe management ya airline, ibintu byose birahagaze, ugiye kwiruka inyuma ya minister umanutse mu ndege. How? Ni muco ki wa hehe urabagezaho urabakiki? How? Wowe uri manager w'indege, ntureba niba ibintu byose ahubwo bigenda neza, biflowinga neza, wowe ugiye gushagara minister. Ntabwo manager wa airline ashinzwe gushagara minister wa infrastructure, under which ministry harimo that airline. Police man uri mu airport, ushinzwe airport, ntabwo ushobora kuvamo wirukanka ngo ugiye gushagara minister ufite mu nshingano ze police, ngo ureke akazi k'umutekano ko mu airport ngo ugiye gushagara minister ushinzwe police, cyangwa ugiye gushagara kwiruka inyuma ya inspector general wavaga muri Kenya, sinzi gukora ibyo. Niba inspector wa general, chief wa police, ibyo biramureba, afite office ye bajya kumugira. Ntabwo ushinzwe airport cyangwa upolisi wundi ukora akazi mu airport bahagarika imirimo yabo bakajya kwiruka inyuma ya police who was chief who was traveling. Ntabwo ariko bigenda, ntabwo ariko bigenda. I have had
moments yo kubibwira abo nabibonyeho, ubwo abo ntabibonaho nibo benshi. Ariko this must stop. It must stop. It is too expensive and it means nothing. It means absolutely nothing. Do your work. Niba the question is you feel you're not paid well for your work, that's a different discussion. But your personal importance should be gotten rid of from this. Kandi wa muco navuze ujyana nyine na nicyo kimwe na professionalism. Iyo umuntu ni professional, ukora akazi kawe ku buryo buri professional, you don't get lost in these useless things. Absolutely not. Kandi mbahe n'ingero zindi, muzagerageze rimwe kubyiyima, niba ari nko gufunga umwuka ati ndahera umwuka ndapfa ntabikora, uzagerageze rimwe ubyiyime. Nubikora kabiri uzaza umbwire niba hari icyo ubona watakaje. Hatakariye wagabanyije kwiremereza ugakora akazi kawe, igitakara kibye. Even at a personal level wumva watakaje iki. Ahubwo wabyiyimye ugakora akazi kawe, je nibwira ko umuntu muzima akwiye kuba afite satisfaction ngo yakoze ikintu kigira ikivamo gifite meaning kuri we no ku bandi bantu. There should be this satisfaction. Iyo wakoze ikintu neza, iyo wishyize mu mwanya utiremereje, you should have these results. Ariko kwiremereza n'abataremereye cyane bakabyiyumvamo gusa. Why? And at what cost? Hari expense yako kanya, ariko hari na cost yindi iva mu bitakozwe, and it becomes a huge burden kuri twese. Bariya byo muri bya bihugu nahoze mvuga biyoroshye, buriya mubarebye musanga babuze iki. Habuze iki kivuga ngo ngewe ubikora ndabarusha iki n'iki, nimukimbwire just one. Babuze iki, babura iki? Tunese twebwe icyo bidutwara turakizi. Twagiye dusuzuma hano byinshi tutagezeho, tugashakisha impamvu tukabigeraho, bikagera bityo bikazunguruka ariko impamvu tutabigezeho niyo ngiyo, cyangwa se nimwe mu zindi nyinshi wenda niba zihari. Njye nahisemo iyo ngiyo kuko kandi nahisemo iyo dushobora kwirinda bigakunda bikatuvamo twe tugakora ibyo dukora. Prime Minister, reka nguhe urugero kandi uzabidufashamo ku buryo bwinshi. Prime Minister ni mushya, ariko
ntabyo yambwiye, nani nshobora kumuvugira ibintu akaza kumbwira ati koko byabayeho, ariko niba bitaraba biri mu nzira bigiye kuzaba. Icyambere, buriya azagira aba advisors bambwira ibyo ntabwo bikorwa hano, ajya gukora ikintu kizima bakamubwira ngo hasi ko bigenda prime minister, ngo urareba, ubwo bakagira batya bakamwitambika imbere bakamubwira nko kuvuga ngo, cyangwa yajya gukora ikintu kubera ko afite amatwara mashya ngo cisha make buretse ntudusanze hasi, wowe uzanye ibintu biri aho bikabya niba batakugeraho bazakugeraho, ariko reka mbe nkwibiyeho gake, please don't accept it. Yes, uzabyange. Yes, hari ibintu bikwiye gukorwa uko tubizi niko dukwiye kubikora, ibindi bijyaho za device ngo ibyo ngibyo kandi uzanye n'ibiki. Fuye muri World Bank uzanye ibintu byaza amaprincipe yarahuye agenda buhoro bitonde. Ubwo reka waba ufite intege nke ukabyemera nawe, amaprincipe ukayajugunya ukabasanga. Niba bitaraba bizaba, please don't. Rero aho kugira ngo tugane muri iyo nzira yo kumirwa n'abantu bari aho bahora badutambika ibintu imbere, wijya hariya bihorere turabigukorera, kandi uzi ngo ntabyo bari bukore, nabo babizi ngo ntabyo bari bukore. Aho kugira ngo tubemerera abo ari bo badutwaraho tubyange, tugane aho ibintu bikwiriye kuba bigana. Wa muco tuwushakishe, tuwubake vuba na bwangu. Umuco ntabwo twahora muri ibi ngibi. Ntabwo mureba bya bine navuze byo kuvuga ngo twaravuze ngo abantu bamanuke bajye mu deni bikajya kuba roast muri protocol. Ikindi kizavukamo nacyo mukuri, ubwo abantu bazajya, ikindi kibaho ubu n'aba bameyazi nabwiraga ejo bundi n'aba bari hasi yabo, buriya nta mwanya bazongera kubonaho kugira icyo bakora. Ubu mugiye kubasanga cyangwa basanga abandi bahore mu manama y'urudaca, kubasanga ukabahuza, ukajya muri protocol, kuri mu gitabo urandika ko wagiye ku ground, ariko wakoze iki? Cyangwa babirukanse mu kajagari, mwiruka mu manama, ntazagire n'ubona n'umwanya n'umunsi n'umwe wa implementation y'igikorwa yagomba gukora, kubera ko noneho perezida ntiyatubwiye se ngo tuve mu biro tubasange. Ubwo kubasanga bakabavangira koko, n'uwari ufite akajya gukora ntabwo azagakora, azirirwa yakira uwamusanze, cyangwa se ahabwa amabwirizwa menshi, gutanga amabwiriza buri kanya ndetse yagera agakonfuzinga n'umuntu.
agahinduka icyo wari uzi wagomba gukora wari ugiye gukora amabwiriza akaza yagusanze minisitiri araha arambwira ngo ni inkore nke yarazi ngo icyo yagomba gukora ni ikindi akakireka agakora ibindi yabwiwe nka instructions rimwe na rimwe bitajyanye ahubwo nibyo ari bikwiye gukorwa kubera ko wamuhaye amabwiriza rimwe na rimwe we yabimubwiye mu nzira ijyanye n'inyungu yifitiye zitajyanye n'ibikwiriye gukorwa. Ikindi mugomba kuba mwarabonye hano cyangwa musanzwe muzi, urabaza rimwe na rimwe minisita ibintu bimwe abantu banenga mu rwego runaka kuki bitagenda bitya kandi ko twemeranyije ko bigenda bitya, rimwe na rimwe akakubwira akagusobanurira ibintu bitandukanye n'iby'undi ubishinzwe wenda muri iyo minisiteri ari buze gusobanura. Rimwe na rimwe umwe muri bo aba afite ukuri, ashobora kuba minisitiri uyu munsi cyangwa ashobora kuba umukuru w'ikigo runaka kiri muri iyo minisiteri akaba ari uvuga ukuri, ariko icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze ni ukuvuga ngo aba bantu n'ubundi umukuru w'ikigo cyangwa na minisitiri ntibanavugana. N'ibyiza bikorwa byakozwe umukuru w'ikigo arabizi, ariko minisita aracyaharakubwira ko nuko turacyafite ibibazo turacyashakisha, waraha aravuga ko bigishakisha uburyo bwo kubikora kandi byararangiye ahubwo ikigo cyarabirangije, ariko there was no communication. Nicyo bikwereka ni ukuvuga ngo uyu minisita nta nubwo yavuganye na diregiteri generali we, kubera ko ubundi ibyo tumubaza byaranakozwe, arabizi akabigusobanurira neza, akakwereka n'uko byakozwe, akakwereka n'ibiriho ugasanga nibyo. Utise nabazaga iki cyangwa minisita yansobanuriraga iki? Ko yasobanuraga ibitari byo, ariko icyo usobanuraga bitari byo ntabwo abizi, ntabwo azi ko n'ibintu byakozwe. Ubu ibintu nk'ibyo ngibyo tubishyira muri ihe kategori, tuvuga ko habuze means, habuze abazi gukora ibintu, habuze skills, habuze resources z'amafaranga, habuze iki? Haba harabuze iki? Igihe resources zindi zose zihari, why should we have a problem na communication? Ku buryo therefore gushyira ibintu mu bikorwa holistically bitazashoboka, ko ari ahantu byageze bitya birafungirana, kutavugana. Umuntu yahora yibutsa buri munsi ni umuco mubi, ntabwo bijyanye n'umuco dukwiriye kuba twubaka kugira ngo dushobore kugera aho dushaka kugera. Nicyo nahitiyemo ikintu cy'umuco. Umuco ariko ntekereza turaha dushakisha ibiki, ariko ni umuco mubi, cyangwa kuba udafite n'umuco na busa ugenderaho. Muri twebwe twese uko turi hano, ngitangira n'ababwiye ese ariko kundeba abantu bose ko mbona bari committed, bafite commitment, bafite ubushake, ndetse mu by'ukuri hari n'ibyakozwe.
byiza, ariko ni ukuvuga ngo ariko ibyakozwe byiza byagomba kuba byiyongereye, wabyangiye iki? Wahisemo ibyiza bifite aho bigarukira haciriritse, wanga ibigeze kure, ubishoboye, igisobanuro cyo ni iki? Uwo ni uwuhe muco? Ni uwuhe muco? So ruriya rugero natanze kuri Prime Minister ndarutanga no ku bandi, hari n'abana batoya, young people bari hano, uvuza rwose afite amaraso mashya ashaka gukora, akaza agira atya ngo ariko iwe uje yaka umuriro avuye, bagatangira gushaka uko bawuzimya, ikaba ariyo iba objective. Bagashaka uko bakuzimya, bagashaka pipes z'amazi ziza rwose. Ariko nabo nagira ngo mbabwira mujye mwanga, should refuse, should fight back and say no, this is what I know is good for me and is good for my country. Abandi rero bikagwa mu, you see, kubaha abantu ntibakabyumve nabi, cyane cyane abo bana bato nshaka kubwira, no kuvuga ngo abakiri bato baturimo bari na hano, kuvuga ngo nabonye minisita atishimye, abonye ndeba nabi, kandi interpretation ari uko bamurebye nabi kugira ngo areke gukora ikiri cyo, akabireka, akavuga ati ntagwa aha ngaha. No, you should refuse it. You should do what you think is right, even what you have been trained to do, and the way you've been trained to do it. Hanyuma, of course, we have to create an environment where if somebody is doing the right thing, is doing it right, if any obstacle is met on the way, the system should actually accompany you, should be with you, if needs be, to protect you. Yes. I always dream yuko hajya hagira umuntu uzira ko yakoraga the right thing, hakagira uzana bwa buremere bwe kubucubya, nkabimenya ngo mwereke uko mugenza. Rwose baba, ariko muragenda, the situation is such that hari no bugende intimidating abantu, n'utabishakaga n'uwabibonye ubyanze agatinya kubivuga, ntuvuga ati nimara kubikora se cyangwa nkabyanga cyangwa nkagira nte, I'm not sure ko biri bungendekere. Bibaho rwose. Ariko can't we figure out ukuntu mu system yacu twaba present, ku buryo abo bantu bumva ngo we are with them. Why don't we create a critical mass ivuga ngo ugiye gukora ikintu hakagira kizima, hakagira umukorera intimidation ngo yo kugikora, hari abantu, hari ahantu hirya ubundi uri buza akavuga ngo what are you talking about?
abaze ushaka gukora intimidation, ushaka kukubuza gukora ikintu kizima. Yes, uvuga ati no. Hanyuma ahubwo na consequences. There should be consequences. Uwabiteye, wabujije abantu gukora ibyo bagombaga gukora kubera izindi nyungu ze, yamenyekanye, there should be consequences. Absolutely. Uwo muco niko ushobora kugenda uranduka. Okay. Nari mfite byinshi cyane nashaka kubabwira, ariko reka